buri kantu nyuma yo gufungurwa ashimiye Mutesi Scovia ko yamuvuganiye ubwo yari ari muri gereza, yamubwiye ngo nareka azajye amwiyitira mama mw'ibi bintu bakora byo ku nkoranyambaga babyita showbiz. Ni mu gihe yashimiye Scovia Mutesi amubwira ngo yarakoze cyane kumuvuganira. Murabizi ko Mutesi Scovia yamuvuganiye avuga ngo nimba uyu mwana atigeze asambanya abana b'abakobwa, atigeze abambura amatelefone yabo, bivuze yuko rwose uyu mwana nta kosa rya danje yakoze, kereka ya mijinya y'abana ugasanga aramukingiranye. Ni mu gihe rero imva n'ivano uyu muginga ngo ni buri kantu aba bakobwa bari baje kumusura, ariko ukibaza ngo baje kumusura arabategera. Ni ukuvuga ngo abakobwa ngo bari baje mu buryo bwa business, ubwo bari baje kugira ngo bakore poroje yo kuzajya bakora ibiganiro ku nkoranyambaga, birangira by'iyo umwe ngo amusange mu cyumba, birangira umwe abyanze. Ubwo buri kantu abagiye kwishaza, arangije atangira kubishyuza ibyo yabatakajeho. Abakobwa bari bafite udufaranga ducya twinica n'ikize batumuhaye aratwanga, nibwo kubakingirana abakobwa bahita bahamagara polisi kugira ngo ize ibakingurire. Ni incamake, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ujye ubana nanjye njye mugiye gukurikirana cyangwa njye mugiye kuba muri kumwe. Nitwa Kidasamura, ndetse muhawe ikaze kwa ano makuru ngiye kubagezaho kuri Kidasamura TV Rwanda. Ni mu gihe buri kantu yavuye muri gereza, waciyeho iminsi 2 avuye muri gereza ubwo gufungurwa azira gusambanya abana 2 b'abakobwa. Nibyo abo bakobwa bamubeshyeraga, ariko icyaha cyangwa ubugenzacyaha RIB bwamugize umwere kubera ko aba bana ntabwo yigeze abahohotera. Kubafungirana ni umujinya uko yari arimo abishyuza ibintu yari yabatakajeho, ubwo yabwiye umwe ngo amusange mu cyumba arabyanga. Umenye ko buri kantu ubu ngubu ari hanze rwose, yasubiye muri sosiyete nyarwanda. Murabizi ko iyo Mutesi Scovia akuvuganiye nta gihe kinini ushobora kumara muri gereza. Scovia Mutesi ni umunyamakuru mu Rwanda ukomeye cyane, ubaza ibibazo aho ahariho hose, nta hantu ajya atinya. Scovia Mutesi rero mumenye ko ni umunyamakuru mu gihugu cy'u Rwanda ukomeye cyane cyane. Muri Scovia Mutesi nigize kumva ngo Scovia Mutesi yigize kubaho umusirikare, ariko sindi bubihamye neza, nagiye inkuru ndayimenya neza kugira ngo nyibabwire. Ariko njye numvise bambwira ko yari umusirikare ndetse yari afite igihanga, bivuze ko yari akomeye cyane no mu gisirikare. Akaba ariyo mpamvu muri Bukarubavu habera imiduruvayi ko Mutesi Scovia yari ahari. Mubanye ko uriya mugore ntago atinya amasasu. Kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Reka twikomereze rero kwa buri kantu na buri nguni. No munsi bakoze ikiganiro ubwo Jackie bari kumwe bavuga ngo ni plaque bakoze kugira ngo buri kantu afungwe. Ngo ni plaque gute? Kurikirana no makuru kugira ngo mbese ni plaque. Nawe ubyumvise wakumva ari ubusazi, wakumva ko ari plaque. No kuvuga ngo uyu mwana aherutse gusohora indirimbo yambaye imyenda y'iroza, noneho ashyira hanze video ari muri UV na UV. Ntago ndi bubigaruko, ntago ndi bubitinde. Iyo video narayikoze iri ku YouTube ya Kidasamura Movie, mujyeho muyirebe. Ubwo rero buri kantu yari yararangije kwiyogoshesha igipara kugira ngo atazirirwa rushya abo muri gereza ngo bamwogoshe. Yagiye yogoshe, bivuga yuko ibi bintu yari yabiteguye kugira ngo afungwe ajye muri gereza akomeze akurikiranwe. Ubonye yuko abasubscribers batangiye kuzamuka n'amaviews yatangiye kuzamuka bitewe nuko abantu benshi bakomeje kuvuga ngo ni plaque, ngo wagira ngo ibi bintu yari yabiteguye. Ukuntu yiyogoshesheje igipara akashyira video hanze bikarangira yaraye mu maboko ataraye. Bivuze ko ibi byose rero byari plaque, mu bimenye ko byari plaque kugira ngo amaviews ye azamuke. Ariko plaque mwa Abanyarwanda mwe zizakora ku bantu, ibaze ko byari bigiye kurangira abifungiwe. Mibaze iki cyaha kimufata cyo gufungirana abana b'abakobwa mu nzu. Izi ko iki gihano gihanishwa imyaka 5 ushaka kuzamuka ikagera ku myaka 7. Ngaho ibaze. Ubu ngubu rero ubari hanze ari mu sosiyete nyarwanda, umukirera muhaye kiraka cya miliyoni 7, ubagiye gutangira kugitumika. Gusa baramwemereye ikindi cya miliyoni 3 we yakihagaritse bitewe n'amafoto cyangwa n'ibi video bimaze iminsi bitambuka ku nkoranyambaga. Ewe kontara yiwe akaba atarayimuha, ariko buranitwara neza azayimuha. Kora subscribe rero kuri Kidasamura TV Rwanda kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Turagaruka kuri BTN
BTN yatangaje ko hari impanuka yabereye hano Sonatube hagapfiramo abantu babiri abandi bagakomereka, ariko aba bantu yongeye itangaza ko ntago bapfuye ahubwo nabo bajyanwe kwa muganga bitabwaho.